Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mama Ebenezer, karibu dusenge. Korera nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera amen nzamukorera Yesu nzamukorera haleluya nzamubyinira Yesu nzamubyinira umwami nzamubyinira amen nzamukorera Yesu haleluya tuzamukorera Kristo tuzamukorera umwami tuzamukorera amen nzamukorera Yesu mu gusenga we nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera amen nzamukorera Yesu hafi na kure nzamukorera Yesu nzamukorera Kristo nzamukorera amen nzamukorera Yesu ntiyambura nzamukorera Yesu ahemba neza nzamukorera njyewe nzamukorera Yesu ibihugu byose tuzamukorera Yesu tuzagukorera Yesu tuzagukorera amen nzamukorera Yesu nzamukorera haleluya Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 52 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Hanyuma hakatangira ku murongo wa mbere bavuga ngo, kanguka kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungura umukungugu uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe uri imbohe, kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa nanone muzacungurwa ari nta feza utanze amen. Haleluya. Ngiyo sharomo y'iki gitondo. Kanguka usenge, byuka usenge, fungura umunwa usenge, haguruka usenge, icara usenge, fungura umunwa usenge, zinduka usenge, byuka usenge. Haleluya. Iki gitondo rero ni igitondo cyo kwibohora. Numva nambaye imbaraga. Ni igitondo cyo kwibohora. Ibohore. Uku n'ukwezi Uwiteka yahagurutse kugira neza. Uku n'ukwezi Uwiteka yahagurutse mu isi y'umwuka harimo gukora kw'Imana cyane, hariko mu kubohoka. Hariho kubohoka kw'imiryango, hariho kubohoka kw'ingo, hariho kubohoka k'ubuzima bwa buri wese. Haleluya. Kanguka rero. Kanguka iyi sezo ntigucike. Va mu bitotsi. Reka kugundira ibitotsi bye kukubeshya. Ni igihe Imana yaje gutabara. Imana ni Imana ya sezo. Ni Imana y'ibihe. Ibi bihe rero turimo ni ibihe Imana iri gukora kuba yitegereje, kuba yiringiye, kuba yizeye. Ni igihe cyo kubohoka. Kanguka wambara imbaraga. Ambara imbaraga. Ongera usubizwemo imbaraga zo gusenga. Ambara imyambaro yawe yo gukiranuka. Ongera wihane, haguruka. Wewe Yerusalemu umurwa wera.
haguruka wihane wongere wizere twizere uko uhereye none n'uyu munsi sejo ni muri iki gitondo Yesu aduhaye cyo ku itariki 8 kuri izi tariki bitewe n'igihugu uherereyemo n'igihe ubyukiye n'igihe wumviye iyi audio aho wayumvira hose fata umwanya usenge igihe wayumvira hose n'abazayumva wari igihe Imana ikorera mu ijambo ari ryaciye amanuye kugira ngo itugirire neza kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo igihe abatakebwe bahereye Imana igisizeho stop Rebosikiti haleluya Imana isizeho stop mwabatakebwe mwe mutega amatwi mwumve mwabanduye mwe mwari mwajaje muratwinjirira mukora ibyo mushaka Imana irabihorera Imana ibashyiriyeho akadomo nimuceceke nimugende muve mu buzima bwacu kabiri ihungura umukungugu iki ni igihe cyo kwihungura fata amaraso ya Yesu niyihe mikungugu ikuriho niyihe mikungugu ikuriho niyihe mikungugu indiho aho si cyangiro banshizeho kimukungugu aho si imyanda bansizeho abagome harije bafata umuntu gutya bakamushyiraho iriya myanda yo muri toilette di buriya busimba wasengera umuntu wajya kubona ukabona mu mwuka ubusimba bwo muri toilette buri kumugendaho uribaza ibyo bintu ihungure Imana yatanze faveri irebe fata ubuzima bwa iki gitondo bwanarize fata uyu mwanya wo gusenga iminota 15 vuga ngo Mana buri mukungugu wose uriho uwo nashyizweho n'abantu shaka umukungugu w'ibitutsi shaka umukungugu w'umuvumo shaka umukungugu w'indwara ukuzanira ibyago n'amakuba shaka umukungugu w'ijambo ribi shaka umukungugu buri imikungugu ni myinshi mu buzima bwacu ihaguruka wikunkumure ihungure amaraso Yesu yafate wibohore ngo yimwijosi haleluya hari ibigoyi bashyira mu ijosi yazaca mu majosi yacu bakatuboha ni wasengera umuntu ukabona araziritse nk'inka cyangwa nk'imbwa ku gitanu izi turi kuremo ingoyi buri ngoyi yose ukangwa se ijosi ukajya ugenda uremerewe ijosi ritagenda nko gukebana ariko n'igihe Imana bishyizeho iherezo ni Imana yaje kubohora nakiriye kubohoka akira kubohoka mu mugenzi akira kubohoka mukundwa haleluya wajyanywe uri imbohe bakuboshye bucece ariko icyo nkundira data tubohoye ku mugaragaro uko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa baraturenganije baduhora ubusa baraturenganije baraduhagurukira baraturenganije badufata mpiri baraturenganije badukoreraho ubufindo nigeze kugira umwana umwe ari umubyeyi umumpaye hanyuma uwo mwana uwo mubyeyi aravuga ati sinshaka kuzajya uba wenyine nikira nkirangiza segondere abavandimwe banjye barigaga hanyuma ntiza umwana tubana njya ntazajya ndara mu nzu ngenyine ubu nagiye gusenga ngo abarozi bo mwiyo quartier bigaga kuroga niko Imana yambwiye bajya kumwigiraho ubufindo umwana akajya ahorana ibibazo bigezeho dufata icyemezo cyo kuzahita tumusengera tubaza Imana makuru y'ibyo bintu Imana avuga ngo n'umurozi warutangiye kuroga wamwigiyeho nyine abamuroze nta nubwo bwari ubwo gusa bamukoreho kugira ngo barebe ko ibyo bintu bikora muribaza bamuziza ubusa babikorera ubusa nta cyaha nta kiturega ntacyo twabagize ntacyo twabakoreye ariko hari Imana ireba yo Mana we ngo nanone muzacungurwa ari nta feza mutanze ndashima data wa twese ubuntu bw'igorogota buradukiza ubuntu bwo mu maraso ya Yesu buratubohora umuriro w'umwuka wera nta kiguzi reka dusenge wiyuhagiza amaraso ya Yesu umubiri wawe wose uhere mu musatsi ibyaje gataga mu mutwe wawe imikungugu bashyizemo imikungugu ntozi hari umuntu usengera ukabona mu mutwe ameze nk'arimo inzozi cyangwa se bivumvura bijaragatamo nawe ubwo akajya kubwira ati numva ibintu bijaragata mu mutwe hera mu musatsi umanure mu isura umutwe wawe abaguze ibihanga byacu bambura igihanga cyawe ni igihe Imana yaje kutubohora uyu munsi wakire kubohoka nakire kubohoka buri ngoyi yose bari baradushyizeho mu ijosi ku maboko umubiri wawe wose winike mu maraso ya Yesu wubohore mu byicariro byawe ahantu hose ku matako mu mavi mu maguru ibohora umubiri wawe wubohore wisengere wowe ubwawe ntagire undi muntu usengera isengere we nanjye nisengere twibohore
haleluya. Yesu ndamushimiye, ahabwa icyubahiro umwami, asingizwe Kristo mwiza, yamamare, amen. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye gitare cyanjye, ndagushimiye wa munyembaraga we, ndagushimiye ko wabonye igihe twaruhiye, ndagushimiye ko wabonye ko twari tunaniwe mwami, ukabudukanguye, uduhaye umunsi ku buntu, uduhaye kubaho ku buntu. Himbazwa mwami, niwongere wubahwe, amamara, amamara. Shimwa bakubwiye itariki kubw'uyu munsi, uyu munsi utwongereyeho kubaho, turabigushimiye. Ubuntu wazanyemo turabwakiriye, turakwakiriye Yesu, turakwakiriye Mwuka Wera, turakwakiriye. Amaraso ya Yesu nakore, turayagotomeye, najya imbere mu mibiri yacu, nace mu mwuka, natubohore, twikuyeho umukungugu wose. Turihunguye, 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 turahagurutse, turicaye, turibohoye, turahagurutse, turahagaze, turibohoye. Ingoyi yariri mu ijosi wangoyiwe, byo bari baradusizeho, byo bari baratuziritseho, byo bari baratuzengurukije, tubyikuyeho. Twe ntituzenguruka, twikuye ku runziga zari ziri mu ijosi zacu, ntabwo tujya kuzenguruka turuha, tunanizwa. Twajyanywe turi imbohe, ntabwo turi imbohe, twebwe turaba Yesu, ntabwo turi imbohe, ntiturabacakara, turabyanze, turabivuguruje. Wowe Uwiteka uvuze ko twaguzwe ubusa, twararenganye mwami, baraturenganije, baraturenganije. Urakoze kuturenganura, haleluya. Urakoze kuturenganura, urakoze kutugirira neza, urakoze kutugarukaho. Twakiriye kubohoka. Bohora imibiri yacu, bohora ubuzima bwacu, bohora amazina yacu, bohora umwuka wacu. Abadupfundikiye mu macupa, aho badusize, hatuvane mu myobo, mu bihanamanga, mu matuwarete, tuvaneyo, 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 tuvaneyo. Ubuntu bwawe mwami nibudukize, amaboko yawe akomeye natuvaneyo. Mwuka Wera w'umuriro, nyura mu mitwe yacu, nyura mu bwongo, nyura mu magufa, nyura mu misokoro, nyura mu isura yacu. Ibikasika ibyo badusizeho bidukureho, nyura mu matwi, dufunze inzira Satani n'abadayimoni n'abagome, inkozi z'ibibi, barozi n'abaterekera, byo badukozeho mu izina rya Yesu. Twitandukanije nabyo, tubyikuyeho. Suka umucyo wawe nuvira ubuzima bwacu, aho twari turi mu mwijima kubera ibibazo, tukabona turi mu mwijima w'icuraburindi, kubera ibyaturuhije. Amajosi yacu akaruha, ibitugu byacu bikaruha, imigongo yacu karuha. Tubohore burundu, burundu. Uce buri ngoyi, uce buri kaga, uce buri makuba mu izina rya Yesu. Twakiriye kubohoka, tumanuriye uyu munsi mwami. Nakiriye kubohoka kwanjye, umubiri wanjye ubohoke, umwuka wanjye ubohoke, imirimo yanjye ibohoke mwami Yesu. Muri buri domene yose igize ubuzima bwanjye, muri buri nguni yose igize ubuzima bwanjye, mbohoke mwami. Intambwe zanjye zibohoke, amaguru yanjye abohoke mu izina rya Yesu. Amano yanjye abohoke, ibiganza byanjye bibohoke mu izina rya Yesu. Yesu, 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 Yesu. Uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse, ntawe uzongera kutuboha kuko utubohoye. Ntawe uzongera kutuboha. Atura uri gusenga, ntawe uzongera kumboha. Shyizeho amaraso ya Yesu, ndakorutiriye n'umuriro w'Imana. Ntawe uzongera kumboha, simboheka kuko Kristo ari muri nge. Ntawe uzongera kumboha kuko Yesu ambohoye burundu kandi akabangiriye neza. Ndagushimiye mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Amen, amen. Umunsi mwiza, Yesu akubohore. Uyu munsi wandikweho ko idata tugiriye neza akaba tubohoye. Ubu buntu butwuzure, budukorere, tubone umugisha kuko twabohowe, tubone ibyasezeranyijwe. Shalom.